hanyuma mbere ko tuza muri Rayon Sport mu makuru rwose abareyongera ngo bategereze ari benshi cyane. Irene hari amakuru mu kanya gato cyane ariho avuga mu bitangazamakuru byo mu gihugu cya Tanzania, inkuru byutse ivugwa cyane ko ikipe ya Simba none yongeye umurego mu gushaka uwitwa Claude Niyomugabo kapiteni wa PEN. Hari umunyamakuru witwa Hans Raphael akora ikinyamakuru cyitwa Crown FM, imwe muri radio zikomeye hariya muri Tanzania, korera hariya Zanzibar, yatangaje ko witwa Niyomugabo Claude ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Simba Sport Club ngagomba gusimbura uwahoze ari kapiteni Mohamed Hussein Zimbe Junior wagiye mu ikipe ya Young Africans. Ibiganiro bikure ngo bakunze profile ya Niyomugabo Claude, ntabwo ibiganiro ruba ngo umukinnyi n'ikipe iyo niyo yamuha ibyo byarabaye personal terms zabayeho, ahubwo hasigaye ko ikipe ya Simba noneho yo ivugana na club yiwe. Ibyo umukinnyi n'ikipe ibyo byararangiye, ahubwo hasigaye ibiganiro byaba hagati ya Simba n'ikipe ya APR kugira ngo agure amasezerano ye. Ariko ikipe ya APR urumva ejo twavugaga ibya Nigena Clement muri za faction zasaze zo muri Tunisia. APR kuba Clement yasohokamo akagendera rimwe ibihe bimwe na Claude nayo ari ekipe iri kwiyubaka ishaka gushyira imbaraga muri Champions League, biragoye muri aba bakinnyi hagize ikiba hagendamo umwunda agasigara wenda bakazategereza sezitaha, ariko Simba na Clement na Claude bashobora kuba basohokera. APR iryo kosa ntiyarikora kubera ko urumva ni ikipe urebye aho isoko rigeze, abo bakinnyi bagenda baba bagiye n'abanyarwanda kandi noneho ku isoko ry'igura n'igurisha kuri APR urabizi ko nubwo bijyanye n'amafaranga baba babonye umwe agiye bashobora kuguramo undi mukinnyi w'emanga, ariko barareba bakavuga ngo abo bakinnyi babiri bagiye zari inkingi za mwamba n'abakinnyi tugenderaho, kandi noneho wa mubare witwa 6 w'abanyamahanga ntabwo iyo myanya bakinagaho. Uyu ugiye kureba ku isoko ninde mukinnyi ukina 3 w'umunyarwanda kugeza ubu ngubu uri on fire? Bugingo ahita akaba nyine, ako Bugingo ngiye n'umukinnyi mwiza wahita akaba. Bugingo ahita harimo difference hagati ya Claude na Bugingo, ariko nabwo ntabwo ari nini cyane. Ntabwo wavuga ngo nabakinnyi batandukanye cyane mu buryo bw'imikino. Wenda Claude amurusha kandi ka experience yo gukina mu kipe nkuru nka APR akanebera kapiteni, ariko Bugingo muzima wishimye gatatu ya APR yahite uko rero wishimye wariye utaganirije umuntu atajagaraje utajagarajwe yakina neza kuri 3. Ucyo nshaka kuvuga baramutse babonye offer nziza ijyana Claude muri Simba amafaranga menshi ari wamurikura Claude wanyanya nkuko bari kuye Mangwende icyo bari kura Mangwende muratibuka ko byateje ikibazo bavuga bati igatu ya APR Claude azayitera uramureka kagenda ugahereza undi amahirwe kuko Claude icyo gihe Mangwende hari Mangwende hari Claude icyo gihe wese ko yarahinduriye umwanya, ntabwo yaragikina 3 yakoreshwa ku ruhande rw'imoso cyane akina anasatira. Ibyo rero bavuga muri abo babiri kutagenda uwagenda APR nibura ikaba yarekura ikavuga ngo hano ho tureka turekure babonye offer nziza ni oya ni Niyomugabo Claude Clement biragoye ko nta musimbura kubona umusimbura Clement umukinnyi mwiza wa sezo ishize, umukinnyi mwiza n'ubundi ukiri gukomanga abantu bakibaza ati National nubwo yabonye aho yaboneye umukino bitabaye Yenusu na Swane ntabwo abigenda yabari umurisho nta muri deri muri Amerika atabyemera abo erega nuvuga ngo abakinnyi beza ariko ninde wayobora oya nico nuvuga ngo iyo ugiye gukora duo yo mu mutima wa defense hagomba kubamo umurideri uza kuyobora iyo defense yose, nta nubwo ari gusaba bari bukirane muri axe, ahubwo na yari yose y'inyuma uwo muntu ufite iyo leadership. Swane ni umuswipa, ni umukinnyi wo gukina afite umuntu umuhereza izo komande z'uburyo bagomba guhagarara zo kwiyangaja n'iki, hanyuma umuntu agasigara amukirira inyuma cyangwa se amukira mu mugongo afata akina iyo mipira ya kabiri. Wenda Swane amaze kugonga amaze gukura ku mwataka witwa Yunusu Watara nawe nuko bose ni style zimwe gukina. Rero ufite axe irimo abaswipa babiri, abo ngabo icyambere bagira amakosa menshi, bagira ikintu cyitwa discipline tactique, uburyo bwo guhagarara kwako nta muntu uha commande undi. Ruvuga ngo umuntu abona umupira akiyangaje akajya no muri position cyangwa se akajya gushakira umupira aho bitari biri, ariko iyo ufitemo abo bantu ufitemo uwo muri deri cyangwa se umuntu uyobora defense nibura ubuvuga uti hano hari security yuko yaba abantu bakina nk'aba fullback 3 ndetse na 2 uwo muntu araza gutanga iyo commande, yaba wa undi bakinana mu mutima wa defense aza gutanga iyo commande. Niyo mpamvu rero kuri Nigena Clement bigoye ko
ku ikipe ya EPR nayo iri gushaka ko uno mwaka igera ku mateka bamaze igihe barimo biruka nko kuba bakina amatsinda bayageraho biragoye ko witwa Nigena Clement bamurekura kuri uyu mugabo Claude we ofure niza kuba ari nziza EPR haraho shobora kuri kavuga ngo reka ducunyira kuri bugingo amata umushakira backup mu kintu kiri muto umunsi APR ifite ndi mukino gicuti umunsi APR irakina n'Intare baranakina Kicukiro rwose ku isaha y'isa 10 saa 10 no Kicukiro niba nibuka neza kuko izi Ntare bagombaga gukina cyagiye bakina na Gorilla abantu bavuga ngo bashaka gukina imikino ibiri ariko birangira umutoza yifuje ko babikina separately cyangwa se bavuga turakina na Gorilla niba utare byari byavuzwe ko nibajya kuri Kamena gukina na Mukura ngo bari nanone ngo bari ibintu bya match ebyiri ku munsi abakinnyi bagomba gukina match imwe ejo bagakina indi cyane ko uregura byumva ni nabwo bari gutangira gukina imikino y'ishuti ntabwo watangira kuri ritime yo hejuru ugomba gutangira kuri ritime yo hasi igenda uzamuka ariyo mpamvu batangiye ku makipe nyine aheza Gasugiza Gorilla bazagira wenda none icyo gihazemo za Simba na za Zamu ko bitekereza ku rwego rwo hejuru ubwo birumvikana rero ni gahunda ya APR bwo kwa gatandatu nibo bazakina Mukura kuri Kamena ku isaha y'isa 9 ariko match y'Intare nayo ndabona nayo ishobora kuba ari saa 9 nayo saa 10 ubwo ni saa 9 Kicukiro impamvu nivuze saa 10 nuko nabonye batubwira ko imyitozo ya Sport igomba kuba nyina amasaha asanzwe saa 8 saa 10 urumva bavuga ni ubwo barajyamo abanyamakuru babo bamaze kwigaragaza ni gahunda ya Sport ariko ushobora gusanga itanabaye imyitozo ya Sport